w'agahinda musozi w'umubabaro waririwe w'amarira menshi cyane Gorogota wamenetse w'amaraso menshi cyane Gorogota ndagukunda Gorogota unyibutsa amateka y'uwankunze na munsi asiga byose ngwambone aritanga ngombeho. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Source of Joy Studio. Studio izwi nko kwa Leopold kandi koko ni kwa Leopold, studio n'undi ya Leopold. Tubashimiye cyane mu biganiro byacu ko mubana natwe, ibiganiro byatambutse cyo twakoranye na Bosco Nshuti tugaruka ku ndirimbo ye yitwa ibyo ntunze. Niba utarabaye aho ngaho kukigeye mu birebe wareba ino link iri munsi wabasha kugerayo, ariko kandi hari n'ibiganiro twakoze mbere vuga amateka ya Leopold ko yatangiye gukora bya production, ibyo byose mwabibona muri kuri platform cyangwa se kuri YouTube channel. Uyu munsi rero n'ubundi dufite undi mushyitsi cyangwa se umutumirwa, ariko mbere yuko tumwakira twajya twongeye dusenga Imana mbere na mbere, dushyira Imana imbere. Reka sabe n'ubundi Leopold ushize namusabye gusenga, n'ubundi adufashe mu gusenga Imana dutangire. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye nanone uyu mwanya duhaye, ni wa mwanya wo kugira ngo tuvuge imirimo yawe, tuvuge uburyo uhembura abantu bawe binyuze mu bihangano by'indirimbo. Mwami turabigushimiye cyane kuko nibi ngibi nabyo bigiye guhembura abandi, kandi turizera ko umurimo mwiza watangiye muri twebwe uzawusohoza. Urakoze cyane ugiye kubana natwe, tuyobore kandi buri muntu wese uri gufata uyu mwanya umuhe umugisha, ndetse natwe ukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane kuturagiza Uwiteka nirugira ugenda byose. Tubifurije umwaka mushya muhire kuba atarabashije gukurikira video y'ubushize, twabifurije umwaka mushya muhire, ariko kandi namwe tubanye uyu munsi tubifurije umwaka mushya kuko turi mu ntangiriro z'umwaka. Turi kumwe rero n'umutumirwa, ntabwo ndibuvuge ko n'umugabo basha kwivuga, tubaha ikaze. Murakoze cyane. Wakwibwira abadukurikiye? Murakoze, nitwa Leopold Christian, ndi umuririmbyi, ndi umuramyi, nkunda Imana, ndi umugabo, ndi umudamu n'abana babiri. Ariko kugira ngo bakumve neza, nubwo atari cyo nagambiriye cyane kuri iyo ndirimbo yawe, injiramo muri ya ndirimbo bakuzeho cyane, ngo ni wowe wenyine zigukunda abandi turagerageza, kinjiramo ako kantu kugira ngo bakumve neza bamenye n'uwo turi kumwe koko. Reka Leopold adufatire note, adufatire nka F. Ni wowe wenyine gusa uzigukunda abandi turagerageza, nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu urabizi. Okay, mwamwumvise rero ni Christian, mwumvise ko ni umuhanzi, ariko kandi ni n'umuririmbyi muri kora Besarel. Uyu munsi ntabwo tushaka kumuganiza nk'umuhanzi ku giti cye, cyangwa se uririmba ari umwe, iryo jambo abantu bajye barigiye bazaho umuhanzi ku giti cye. Ntabwo turi muganize nk'umuhanzi uririmba ari umwe, ahubwo turashaka kumuganiriza nk'umuririmbyi wa kora Besarel kandi abereye dirigeant. Turi kumwe kandi na Leopold, yakongera akibwira abadukurikiye bakamenya amazina yose, bakamenya ko ari n'umugabo. Nibyo, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Niyonzima Leopold, hanyuma ndi umukristo, ndi umugabo ufite abana 4. Mu biganiro byashize nayo babwiye. Hanyuma nsengera muri ADPR, ndi umucuranzi, ndi umuririmbyi, ndetse ndi na producer muri studio Source of Joy Studio. Amen. Ngero mumva kuri mikoro nanjye ndi Emmanuel Ntakirutimana, ndacyari ingaragu, ariko ari gihe ubutaha tuzahura none ntavuga ko ndi ingaragu.
ubwo nabyo mba ndi kubisengera utariye nzavuga ko noneho nubatse kandi Imana izabikora ndabyizeye. Amen. Ubu noneho rero turi kumwe na Besarel itari yose ariko burya ahari umuyobozi burya bahagarariye n'abandi. Uri dirija kuri Besarel, hari indirimbo yakunzwe cyane kundwa n'abantu benshi bayigarukaho nubira cyabafasha yakomeje imitima yabo ihindura benshi kubwo bazana kuri Kristo. Indirimbo uhita ngo iki imita Gorogota yitwa Gorogota. Iyo Gorogota rero mbere ko tugishe tuyivugaho reka Leopold ajye kuri piano uririmbe abantu bongere bagaruke muri iyo ndirimbo bongere banayibuke twongere tuyiganireho noneho nyuma yo kwiririmba. Leopold agiye kubadirije arafata cyane ko yakorewe muri no studio. Okay. Yesu Kristo yarakoze. Imana ishimwe cyane. Mwayumvise n'indirimbo Gorogota yarabafashije nawe n'icyumva bwa mbere ndatekereza ko iki gice gito wumvise kigufashije kandi koko Yesu Kristo yarakoze. Amen. Iyi ndirimbo niyo ya mbere mwahereyeho mukora muri studio cyangwa hari izindi zakozwe mbere? Oya, hari izindi zakozwe mbere yitiriwe album yitwa Gorogota n'ubundi ariko yari ikurikiye album ebyiri zabanje, yari album ya gatatu cyakora yabaye ya mbere y'amashusho ariko yari iri kuri album ya gatatu. Mu ndirimbo rero mwakoze zitandukanye kamfata iyo ngiyo kugira ngo mutekereze
Leopold cya Source of Joy Studio ko mwayizanamo indirimbo zanyu ngabakorere mwahereye kuki mumutekereza mubenguka ko hari abandi ba producer benshi batandukanye niki cyabasunitse gituma muza kwa Leopold? Murakoze cyane. Gukunda Leopold nibaza ko atari umushinga twapanze cyangwa kumuhitamo, si umushinga waturutse kuri twebwe. Mbere na mbere navuga ko ari umugambi w'Imana kuruta ibindi byose, kubera ko album za mbere twari twazikoranye n'abandi, ariko Leopold nyine yaje mu buzima bwacu mu buryo bumeze nk'ubw'igitangaza. Yari ari gukorana n'indi korali n'andi makorali atandukanye, yakoreraga Siloam, yakoranaga n'andi makorali menshi atandukanye nuko nguko rero twamenye amakuru. Hanyuma hari n'abandi bantu babanaga bya hafi bya bugufi muri New Melody, ngira ngo urabisiko naho yabayemo, yabakoreye igihe kinini, banafatanije ibikorwa bimwe na bimwe. Nuko twamenyanye biciye ku bantu bari inshuti zacu babanaga na korali bya hafi, harimo abitwa ba Kayiranga, abitwa ba Nema, baradufashaga cyane icyo gihe kandi babaga muri New Melody baziranye na Leopold. Batubwira rero zimera nka za nkuru za Elisa, batubwira ko hari umuntu bazi uri mu mwuka w'Imana ushobora kudufasha hirya yo gucuranga neza, hirya yo kuba yumva ibintu, batubwira ko hari umuntu uri mu mwuka w'Imana. Nuko twaje tumusanga aho yakoreraga Kibagabaga, ngira ngo niba nibuka neza, koko duhuye turahuza turahuza, tumuhitamo gutyo. Ngiye kukubaza, babwiye ko ari umuntu w'umwuka w'Imana, babwiye ko ari umuntu muzima, murahageze murinjiye kuko mwasanze ari umwuka w'Imana. Umva nta kubica ku ruhande, twarahuje kandi n'icyavuyemo kirabigaragaza. Buriya igikomeye ntago ari ibyo dukora, ahubwo igikomeye ni umwuka ubiherekeje. Rero indirimbo yakorewe mu kirere cyiza ntabwo ikigaragaza ko ari nziza ari uko imenywa n'abantu benshi, cyangwa ngo nyine ihitinge, reka nkoresha imvugo y'ubu, ahubwo ubibwirwa n'umuntu umuyumvisha nawe ubwawe. Iyo uyumvisha ukumva igeze ku mutima wawe hari ikintu hinduye, aho ni kure cyane, uhita wumva imbaraga ziri inyuma. Rwose byagezweho, ntiriwe mbivugaho byinshi ngo mutake ibikomeye, icyavuyemo kirabihamya ko ari mu mwuka w'Imana. Iyi ndirimbo Gorogota yakunzwe na benshi, nanjye ndimo kubivuga ko hari ahantu njya nyicuranga nanjye nkafashwa. Mukimara kubona igize igikundiro kingana gutyo, ubundi icyo gikundiro yagize, urwego yagezeho, uburyo yageze ku bantu benshi, mwaje mubitekereza ko bizagenda gutyo? Ntabwo ariko byari bimeze. Niba nibuka neza, ni n'indirimbo itari iteganijwe gukorwa ku album. Nukuri niyo mpamvu uvuga ngo ni umwuka w'Imana. Ntabwo yari iteganijwe gukorwa. Icyo gihe nari umutoza, nari muri timu y'abatoza, twateganyaga kwitirira album izindi ndirimbo ebyiri. Ningiraho nsobwa Leopold aramfasha, icyo gihe twari linked cyane, twarakoranye cyane. Twateganyaga indirimbo yitwaga Ntawuhwanye nawe cyangwa Utegeke, imwe muri izo ngizo. Iyi ngiyi yajemo mu buryo butunguranye. Umuntu wayihimbye cyangwa umuntu Imana yayinyujijemo, umudamu turirimbana yitwa Claire, icyo gihe yari umukobwa, yarayituririmbiye turayikunda, timu y'abadirija turayikunda, ariko igice kimwe bakayikunda abandi bakumva ntago bijyamo neza. Wayibwira n'abaririmbyi rimwe na rimwe bakibaza, turaririmba Yesu, turaririmba imisozi, iyo message ukumva ntibyumvikana. Hanyuma hakazamo nanone ubundi kutumvikana ku makoda yigize, amanota yigize, ukumva mu by'ukuri ntago turi kuyakira kimwe twese. Ariko abatoza nyine tuyigiraho imbaraga, tuyiryamaho. Hari ukuntu wayiririmbaga ukumva irakora ku mutima cyane, kumvira gusubiza mu bindi bihe. Hanyuma nyine niki Imana iba yabishyiriyeho abayobozi, niki kiba cyatumye ishyiraho abayobozi, baba bakwiye ku bijisho ry'abandi kandi Imana ibanyuza mu ikishaka, baba bahagarariye Imana burya mu itsinda. Nuko nguko byaje tuyumvisha Leopold, arayikunda cyane nawe. Turayiririmba, ndakubwiza ukuri ko yarinzi nasohoka tutarabyumvikanaho neza, tukivuga tutireka tugerageze turebe. Ariko Leopold ayikora, ngira ngo hari yarafashijwe cyane, iramuryohera. Turaza turaririmba ibya mbere, turagaruka turabisiba. Ibyanjye ibyo naririmbyemo, ngira ngo hari yasohotse timu yari iri gukora, yari iri kudufasha itarabyemera neza, ikibishidikanyaho ati si ibintu. Harimo igitero cya kabiri ngira ngo twagikoreye kuri mikoro, kiriya gitero ndirimbamo haririmbe nta kibazo, hari havuga ngo fatira note ngo Gorogota, ako nakakle asozi nkunda wa mbere y'urwego
urwibutso kuko ni wowe wabambweho umwami wanjye Kristo. Aho ngeze rero muri bya bisambo bibiri niwe wabambwe hagati, insinzi yacu bw'ibirabonetse, Gorogota ngukunda ndyo. Ako kantu twagahimbiye kuri mikoro twagakoreye kuri mikoro, urumva ko ari indirimbo itari iteganijwe, itari yitezweho ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero nimvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko byari berekejwe n'umwuka w'Imana. Numva ko umwuka yanabafatiye aha mushyiramo ako kantu mwagize. Voilà. Ibitero byari bimeze nyine ntago cyari cyuzuye neza. Tugakoze bamwe bati twagahindura, Leopold ati oya naka nge ndumva araka. Hanyuma turumvikana nk'abadirija tuti rero tugomba kubaha nyine uyu niwe uyoboye iki gikorwa, reka tubyumve. Nukuri bigeze hanze byabaye iby'Imana pe. Byarakunzwe cyane ndabihamya. Leopold rero wakiriye amakorali menshi harimo na Besarel, wacuranze indirimbo nyinshi harimo n'iza Besarel. Iyi ndirimbo kuba yaragize iki gikundiro, abantu bakayikunda, abantu bagafashwa, n'ubu ngubu abantu bakivuga ko ibakora ku mutima ibafasha, wewe wabyakiriye ute nka Leopold icyo gihe urumva utaranagira studio ya? Ndabyibuka nge rwose natinze no kumenya ko abantu bayikunze, kuko baramamagara kambetse indirimbo yitwa Gorogota urayizi? Ndayizi. Ni wowe wayikoze? Ni njye wayikoze. Nkumva birangiriye aho ngaho. Naje kumenya ko yakunzwe cyane, abantu bari kuza, ahubwo abandi baririmbyi baza nko muri studio nkumva bari kwitabiraho kuri telefone, umuntu bamuhamagara nkumvira Sony. Indirimbo twakoze hano ejo bundi. Icyo naracyumvise. Hanyuma nza gutungurwa cyane bantumiye muri launch yayo. Muri launch ndabyibuka yabereye Kicukiro muri Noblesse. Icyo gihe rwose nibwo nabonye koko abantu bayikunze, bamaye na CD yayo, mbona niyo bitiriye album. Ndabana vraiment ibi ni ya mirimo y'Imana. Ntabwo nari mbyiteze. Ni kwa kundi Imana itungura umuntu bikaba nta zindi mbaraga mu by'ukuri. Okay, Imana ishimwe cyane. Aha, reka rero tugaruke kuri korale Besarel. Iyo ndirimbo yarafashije abantu cyane, n'ubwo iracyabafasha. Uretse iyo nta zindi ndirimbo yabakoreye? Icyo gihe yadukoreye indirimbo nyinshi, yadukoreye album yose irarangira. Izo za ntawuhwanye nawe n'ubundi nazo kandi abantu barazishimiye kandi zafashije imitima y'abantu. Utegeke nayo yari iteganijwe mu zizitirirwa album, ivuga ngo wabaye intwari, ivuga ngo humura, yarazikoze album yose yarayikoze icyo gihe. Utegeke rero imurikoreho gatoya, numva ishaka ko Imana itegeka muno mwaka. Titura abantu rwose itegeke, Imana ikomeze itegeke. Urayibuka Leopold? Yibukamo gatoya. Ntacyo ntushaka gufatiraho. Mbwira ntutafata ubwo. Utegeke Mana birakumva, utegeke Mana birakumvira, utegeke Mana birakumva, utegeke Mana birakumvira. Uko wahoze kera mwami Mana, n'uyu munsi ni kukiri. Uko wahoze kera mwami Mana, n'uyu munsi ni kukiri. Uko wahoze kera mwami Mana, n'uyu munsi ni kukiri. Uko wahoze kera mwami Mana, n'uyu munsi ni kukiri. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bararirimbye barasenga, iminyururu ibaboshye iradohoka. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bararirimbye barasenga, iminyururu ibaboshye iradohoka. Yesu ugeze kwa Yairo, umwana we yapfuye, baragutakira cyane mwami Yesu we uramuzura.
Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bararirimbye barasenga iminyururu ibaboshe iraduhuka. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bararirimbye barasenga iminyururu ibaboshe iraduhuka. Yesu ugeze kwa Yayiro umwana we yapfuye baragutakira cyane Yesu we uramuzura. Tegeko uburwayi bwanze kurangira mana we burakumvira. Utegeke mana birakumvira. Tegeka intambara zanze kurangira mwami we zirakuba. Utegeke mana birakumvira. Tegeka na koroni duha amahoro mwami we kuko yakumva. Utegeke mana. Hey, tegeka abashonje babona ibyo kurya mwami we birakumva. Utegeke mana. Oh, tegeka abananiranye bakira agakiza nabyo birashoboka. Utegeke mana birakumvira. Imana itegeke mu izina rya Yesu. Amen. Byari bikugoye Imana ibitegeke, ibyari biguhagaritse umutima Imana ibitegeke.